yaje mucicika amaza no turi kuvuga amatiko agitangira nuko je naje nyuma yawe yego iki kiri kuvuga ibikise cya Fefe noneho turatangira Kenzo atangira dusobanura ibintu bya Nganji ukuntu bimeze n'ibikipano ase bana Fefe yafunze umunwa ukuri no mugabanye ubusuta bwa yego nafunga ubusuta yego ubundi baradusobanurira rero Kenzo yavugaga impamvu adashyigikiye ibintu Nganji akora I don't give a fuck ku bantu bafunze live nuko mushigikiye uramuhongo Manzi I don't give a fuck. I don't give a fuck. Kenzo nawe reka kurakara ariko Kenzo wituka Manzi ndagusabye ntabwo nyifunze nyishaka ko Kenzo no man come on Kenzo waretse best friend come on Manzi Kenzo manura ushaka whatever I don't give a fuck Kenzo manuye eraba I don't give a fuck ntabwo shaka kumva no umva nkubwire bebe Kenzo wanyumvishije wowe bebe wanyumvishije basi bebe basi reka vuga Kenzo mwaretse kavuga bebe niwe tuzinanye kuva muri Dabizi papa basi nyumva aba bose n'abantu bashasha ngaha nakwe n'abatuziranye ego bose n'abantu bashasha ala mama na ngai bebe nongera kumbwira iyi mihimbiri yose baza kumwana Kenzo Kenzo uvuga ukuntu bigenze Kenzo banze nyumve nanjye aho da murebe ibintu umva reka mbabwire Manzi ntacyo azize Manzi dusanzwe abizi ko igihe nta muntu manuye abantu bose bakahita Manzi kutaruhara nta telefone hari igihe biba ikamanura abantu bose ako Fefe funguwa umunwa wawe nyine kigekananye mbabwire urabona ngiye mbaye nani wa bino bintu arya ndi victim ko bavuga mbaye victim wabyo kuko hari staff bampereza kuzuza uri kubyumva iyo ntayujuje nyuma y'iminota 5 bahita bafunga ntuze nanjye rero nje ndi kurwana no kubyuzuza uyu ndi kubyuzuza cyasinze ntabwo kiri kumva ibyo abantu bavuga ntabwo kirana rya nibwo bahise bamana yenda shaka kumenya Nganji baziki Kenzo wanyumvishije basi umunota umwe unyumve bizajye imana nubona ibyo ndi kuvuga atari byo ntuzagaruke sibyo biramubwira Fefe yasinze ntago ari afite ibitekerezo neza ari gusakuza gusa uba mubwire Kenzo amakosa urabizi tujya duhostinga sibyo turi ku mihanda kuva kera hari igihe ukora live kubera ko umuntu aba yasinziriye iyo utujije bya bintu ntubyuzuze abantu bose bakahita bamanuka urabizi neza nimba yemeye agakora live akimyutinga yari yanasinziriye urumva yagombaga kubyuzuza kuko atari we host bana wanyumvishije kandi kino cya Fefe kitazi n'ibicyo kiri gusakuza gusa ntabwo kiziyo biva niyo bijya ariko kiri gusakuza wacecetse ntabwo kiri Manzi wa mu myutingi mana umva Kenzo umva mubwire mana ndakubaha Africa ndagusabye man bro ndakubaha umva Kenzo ndakubaha urumva ngo nje iyi pano nari kumwe na Kenzo ndakayirebwa bino basi wumve utwumve sibyo ntabwo yamanzi nagajya amanura abantu gutyo urabizi ko twa big respect ntunyibagirwe baje badusanga twari batatu nimba tutari bane okay sawa Manzi okay nkuraho man I don't give a fuck bro wewe ugiye ewa wagumya aho ngaho nibaza kutegeza Manzi wewe ntuzi Manzi babarira umanura umuntu yegeranye bita Nganji nutamumana yenda vamo Fefe nakumva nawe yaje nyuma yanjye Rive nje nkuramo uyu muntu mwegeranye bita Nganji nutamukuna mu ngenda avamo nyine yakoze ko nishaka kumenya ari mu makosa bibagize gutakumana mwaretse ubwo Ega ni wafitanye ikibazo na Kenzo twe nta kibazo dufitanye na Nganji akumana Fefe waritsa man Fefe nawe turakwinginga ngo tukuvugisha Kenzo vamo baheze après uragaruka mu nyuma hari ico
Fefe waretse ubuntu bwawe waretse Fefe ureke ubugoryi bwawe mana ureke ubugoryi ntabwo bari bwawe buri umuntu bamanura hano saba bari kugenda hano baramanuka agenda nigendeye mukumvire ase mana we twumvikanye tukaganira neza yego da ibi bintu bari mu biki Kairebwa twari bangaye twari bangaye ndabizi mwari bane ntago mwaryamye please wanyumvishije ariko basi nawe twumve nje ndashaka wese ndagushaka kuri ipano okay ntaco ingo ntaco uyigumeko me Kenzo sibyo nanganji baheze nibara baheza niyo batari buheze birangire nose ganji yakwikino Maya ko mumanuye se Maya Indo manu nje sindu oya ramanutse Maya Jesus Maya ibintu uri kuvuga nibyo nibareke Kairebwa listen ndikukumva Fefe ndikukumva no umva reka kwishofa umva sheri bebe reka kwishofa reka musobanurire ukuntu ibintu byatangiye sibyo wari ngaha sibyo reka Afrique nawe waje urimo kujya kuri kote imwe kandi sorry kwanda bikubwiye Maya na Kairebwa na Eddie reka bagume kuri ipano hamwe na Nganji niba abaheze ibibazo babiheze niba bidakunda kuba biheza babireke baguma arabanzi bari hagati babireke rero tukomeze muri positive vibe zacu okay ikibazo ngenda bizize ngenda bajya kubikemurira iwabo hano ni kwa manzi nta kari iwabo Bebe man ibi ni ibiki murimo isoko natwe tujya kubishwaniramo Bebe nyeca kugusobanurira ikibazo ukuntu cyatangiye man twe turi hano turi kuganira Afrika na Fefe bashaka kumvikana neza ahantu bahuriye bamenyaniye ukuntu baziranye Rusizi sibyo uri kumva noneho umushuti wa Fefe best friend waraza uriya Eddie uri kumva Eddie araza turaganira mana nameze neza tuje pe ari pose kabisa bigaragara sibyo ariko muri pose yararimo yatubwiye ngo yaporotse abantu Maya kizamuka twiganirira bisanzwe turi muri brage za zindi zacu duhoramo uri kumva noneho Fefe nako Eddie yabonye nganja azamutse uri kumva twaganiraga pe ariko bijyaga iwe yahise actinga nk'umuntu wababaye mani ubonye igitangaza warakaye ahita abwira Nganja ati Nganji wowe uri indyarya mani nari marino wari uhari yakomereje Nganji babimusobanuriye niyabyumva bwa mbere aravuga ngo Eddie yavuze ati wowe waje kuri pano narindiho bari kumbwira nabi kandi uri inshuti yanjye ukajya ukoma amashyi Eddie aramubaza ati ntabwo wigeze uzahantu hanyuma Nganja aremera aravuga ati aho hantu narahaje birarangira tugera naho tudecidinga yuko tubahereza umwanya tukimyutinga bakaganira ku ruhande rwabo Afrika nawe nyirazanamo za brage ziba taramugata free tuza reka baganire twebwe turumva tuza kuzanamo idea zacu nyuma yaho sibyo birarangira noneho Nganji Eddie akajya amubwira ikosa yamukoreye ntabyemere noneho finally nabwo aza guhakana yuko yanshura imwe atigeze ahaza ngo yahaje ngo ari umuntu uri kuvuga nabi ngo abana niba ari abana bakwini ngo niba ari abana bandi sinibuka izina yavuze ariko ikintu cyababaje Eddie yababajwe nuko Nganji yagiye kuri live Eddie yari ariho bari kumubwira nabi akajya koma amashyi kandi Nganji avuga ko ari inshuti ya Eddie anamukunda nicyo cyamubabaje noneho Nganji mu kumubwira ikosa yakoze we ntago ari kuryumva iki ntago bari kumvikana hagati yabo umenye ngo ninde uri mu makosa ninde wakosheje namusharinze nanamwandikiye uri kumva ntago turi kumenya ngo umuntu uri mu makosa ntuwuhe byananiranye Fefe none ikindi kibazo kikagaruka kuri Fefe grand frère akagerageza kuzaramo ibindi bintu
urumva yamajije guse urumva nta bindi bintu yazanyemo ntabyo yazanye Fefe we yagerageje reka mumenye ko guturisha mwebwe babiri mwafashe umva nkubwire rata bebe mwikubitiyemo inzoga mwanyweye mwe babiri bebe uri kumva bangahe bande na bande bebe ikintu Fefe yakoze ikintu yakoze yagerageje ntabwo inzoga njye na Fefe bebe njye na Fefe njye nande Fefe ikintu yakoze Fefe nta kibazo Fefe niba yananywe nta kibazo gusa ari kuvuga ari kumvikana Fefe yagerageje Fefe si inshuti ya Kenzo yamuhamagaye akaza hano umva nkubwire bebe ngo ninjye wasinze cyane kuruta abandi yagerageje guturisha nde yagerageje cyangwa ari baraguze Kenzo yagerageje guturisha Kenzo ariko Kenzo ukuntu ababaye nyine amarangamutima ye yari atangiye gusohoka